Alright, so guys, mwiriwe muraho mumeze mute? So Chichi TV show yasohokanye. Ubu rero ngomba kuba entertainer. Okay, so rata, like ahantu twagiye, so twatumye ibintu nyine turategereje ko biza, so mu gihe dutegereje ko biza twavuze reka tureke gukomeza nyine turangaho tureba abantu turi bored, ndavuga reka Cynthia mubaze utuntu n'utundi. Chichi, Chichi, bitari? I'm ready. I'm ready. Ibintu ngiye kukubaza rero ntubyegereze umutima cyane ariko none ntutubeshye. Ndakubaza ibintu rwose mva bidahuye, like ibintu uta expecting, sibyo? Okay. Ndashaka umbwire ibirimo kandi ni umva ni amasegonda 6 utinda ugotomera amazi. Okay. Guys, twashakaga ko dukoresha nk'akabido cyangwa nka jaga ariko ntabwo twabibona right now, ariko tuzagusubiramo umukino mukomeze. So sente mbwira, iyo urimo gushakisha inshuti zisanzwe, bwiza fone yawe kugira ngo nkubarire amasegonda, shiriramo time lapse, niba ari time lapse umarire Swagiremo. okay, aho ya amasegonda shyiramo ya yindi, jya muri clock mwereke kandi basetingira alarm ngo aha niho biba. So mbwira iyo urimo gushaka inshuti isanzwe, please tega amatwi ntabwo nsubiramo. Iyo urimo gushaka inshuti isanzwe, sibyo? Ugendera ku ki? Mbwira ibintu bibiri ugenderaho. Twagiye Icya mbere agomba kuba duhuje kwemera iki? Muri abayisilamu, muri abakatolike, tugomba kuba twese turi abasitidiyo. Twese tugomba kuba tugira umutima mwiza, kandi ikindi umutima mwiza wawurebera Cynthia. Okay, tugomba kuba tugira impuhwe. Ikindi amasegonda yarangije. Ikibazo cyawe uri kuca mu ijambo. Maria, uri gukabya mani. Give me my time. Okay, next. Ubwo nari kunywa ku mazi. Okay, wagerageje basi reka ureke kugotomera, sibyo? Aha, ndashaka umbwire, sibyo? Ese wibona nk'umunyembaraga, wibona nk'umuntu nyine w'umunyembaraga? Yego. Imbaraga zigaragara cyangwa zitagaragara? Imbaraga zitagaragara kuko abantu bandeba babona ndi umunyantege nke, ariko njyewe w'imbere wifata nk'umunyembaraga. Yego. Okay, turaza gutangira tugucunge turebe koko niba ari byo. N'imbere murahacunga gute? Wese tubwiye kuri abantu bafite umutima mwiza bayigurira he? Natwe bazatugurira. Okay. Aha, ese ugira utuzina twakunze kwita nickname? Niba utugira turenze kamwe, niba karenze kamwe ukunda kare? Yego ndatugira. Nkunda Chichi. Ugira tungahe? Ngira 3. Okay. Twese watwiswe n'iwanyu? No. Harimo twose. Ariko nkiri n'umwana ntabwo bigeze banyita nickname, no? Ahubwo ntuze nibwo byabaye. Okay. Icya gatatu. Anyway, ndabona ibyo gukurikiza time twabinaniwe guys. Erega ndi gusubiza vuba. Abantu bwira. None se. Ni ikihe kintu uzi utazi gukora? Utazi habe n'akantu na kamwe kandi gishobora kugusebya? Utakizi? Ntabwo nzi kubyina. Wow.
ariko kubyina ntabwo ari itegeko ko umuntu abimenya ariko uzi kujya mu bashuti bawe sibyo ukabona abantu bose bahagurutse bari uno se niba warakuze ujya muri korali ukajya noneho mani hari ukuntu Niba wahaguruka warakuze ujya muri korali. ukabyina dansi zo muri korali nk'uko bivuze neza icyo bivuze okay ngaho mbwira ikintu urumva mu buzima uba wumva mbwira impamvu imwe uba wumva mbese ihora iguha imbaraga urumva uba wumva idashobora gutuma urekera ibyo ukora byose ibyo ugambirira ibyo wifuza hari impamvu imwe ugira like uhora uvuga uti niyo waba umva umaze n'iminsi utava mu rugo nyine uri mu nzu ukagera ukavuga ati ngomba kugenda wenda niba ari ku kazi niba ari gushakisha ibiki ukavuga ati wapi ngomba kugenda kubera iyo mpamvu iterambere ryanjye ese mbwira ugize amahirwe yo gutangira ibintu bikomeye watangira iyi gira vuba wireba hejuru rimwe wabanza ukambwira amafaranga kuko ufite amahirwe yo gutangira bizinesi iyo ari yo yose niyo mafaranga menshi najya mvana ibiryo hanze ibiryo Tanzania like nk'akawunga umuceri tumwani ntabwo tukijya akawunga twarasiga yego ariko najya mpakira nyine kontineri nyine ibintu by'ibiryo nyine ariko nkabivana hanze wakuze ureba abantu bapakira amakontineri ukabona bararenze byatashye nta nubwo ushobora kurangura amamodoka wowe urashaka kurangura ibiceri yego kuko nanjye najya nyiryo nta imodoka se barazirya okay aha uri ready yego ujya utanga amahirwe ya kabiri mu buzima bwawe yego ariko hari umuntu umwe nayiye umwe gusa ahubwo hari n'undi uzayima niba hari uwo wayima oya yes nta wundi muntu ushobora kwima amahirwe ya kabiri okay none se ni igiki mu buzima uba wumva uri grateful for like wumva nyine wenda ushima Imana kuba ugifite cyangwa wenda kuba warakibonye cyangwa kuba nyine ikintu wumva uha agaciro mu buzima bwawe kuba gihari mu bantu cyangwa mu bintu icyo ari cyo cyose yaba ari mu bantu yaba ari ikintu yaba ari Imana ko ifite umubyeyi wanjye ifite mama wanjye haleluya tukiri aho kuri haleluya amen nyemerera umbwire ese wari wagiraho experience wari wagiraho okay tuvuge sibyo wenda waruzuraho nk'umwuka ese ubundi imbere y'ibyo urasenga yego ndasenga so wari wuzuraho nk'umwuka cyangwa wari werekwa cyangwa wari wasengera abantu cyangwa umva ugakora ikintu nyine mu rusengero ariko abantu bakagutangarira ntabwo nari nuzura umwuka gusa hari ahantu nigeze kujya gusengera bambwira ko Imana impaye impano yo gusengera abarwayi gusa kuva icyo gihe ntabyo urakora iyo mpano ntabwo nigeze bayisengera ngo yaguke nyine ikure umva nkubwire ijambo ariko ry'Imana njya riratubwira ngo ndota tega amatwi ngo wa mwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri ngo buri umwe wese akora iki bigerereye ubwo si umunota rero warangaye usengera impano yawe okay ngiye kuyisengera kuko nkunda abarwayi nkunda gusura abarwayi nkunda gufasha muri rusange urakoze ibibazo ibintu byo gufasha n'ibintu byo kugira ariko n'ibintu byo kuba wareretswe mu rusengero nta hantu bihuriye se none wumva nkubwire ngewe bambatiza mu mazi menshi nabaye nk'umuntu ugiye ahandi hantu mera nk'umuntu ubonye ihishurwa ntabwo nabisobanukiwe ibyo ari byo wabonye iki nyine mbona mpinduka undi muntu mva undi muntu mushyashya ariko nyine mba numva bazongera bakansubiza mu mazi nkongera nkaba undi muntu mushyashya muri caguwa yesi nyine nabonye mbaye undi muntu mushyashya none se iyo wagiye ahantu hashyashya heza ukunze wishimiye wari warabariye nk'ahantu ubikunda kandi arabivugara ubikunda iyo nta muntu n'umwe uriyo ukuzi
cyangwa niyo haba hari umuntu ukuzi nta kintu bikubwiye mbikunda iyo nta muntu uriyo uhazi unzi kubera ko bituma kubera ko uba wagiye gukora amafuti no bituma nisanzura umva nimenye gufata postere gutya none se hari umuntu ukuzi yakubuza kwifotoza bimeze ubwo harimo umuntu watuye muri karitsiye iwanyu like nyine bituma nisanzura pe ushaka tuzaganira ku kintu cyo kwisanzura no kwisanzura tureba abantu tuzi nta kibazo kubabaye kuko ntabwo nisanzura pe kubabaye nyine atuma ntisanzura aha ese birakorohera kwemera ubufasha buturutse ku bandi bantu maze ko ntagiye urancitse icyo kirahure nari nacyujuje kugira ngo uzajye unanirwa umire ngo ubufasha abandi bantu ubwo ari bwo bwose birakorohera kwakira kwemera cyangwa kwakira ubufasha buturutse ku wundi muntu uwo ari we wese agufashije cyangwa kubona oya kuba umuntu yagufasha hari abantu banga gufasha ntabwo binyorohera kubera ko hari igihe amfasha ntakwiriwe atari igihe ukwiriwe gufashwa ariko keretse icyo kintu ngikeneye n'ubundi ariko iki kintu ntagikeneye numva yagifashisha abandi mba numva yafashisha abandi cyangwa njye kugira ngo wenda ntamwereke umutima mubi ushobora kugifata ariko nkaba nagiha abandi niyo defongere nimba tuvuge nimba mfite aya macupa abiri y'amazi ndabyibutse mbabarira nkabwira abafanazi bawe ibintu wankoreye bampaye kado yanjye ubabarira urumva I'm so sorry Marion bampaye gift ye nzabo atinda kuza kuyifata guys nakundi kuntu nari kubigenza ikintu nakoze nahise nyiha undi muntu kubera ko nahise mbona ko ntabwo yari agikeneye icyo kintu ariko nagusabye pardon ahubwo wowe uracyabitse muri wowe dukomeze nako ndakabye none se mbwira ikintu kimwe mu buzima bwawe bucuza ikintu nicuza ni uko ntakoresheje ubuto bwanjye neza ubuto bwawe nkiri umwana ushobora gukina saye oya nkiri umwana hari ibintu ntakoraga neza hari ukuntu bagutumaga nyine ugasanga n'umuntu nyine bakagutuma ugahita se ku cyari gihe nyine batuma nyine bari kuzajya bahamagara bati nkagenda nirukanka ntabwo nakundaga abantu bantuma nkiri umwana nyine niko kageso kabi nari mfite ndabona batangiye kuzana ibikoresho byifashishwa mu gikorwa cyo kurya kamubaza akabazo ka nyuma ni iyihe karite wize irenze nziza kandi ntutwiyemere hose ndakuzi ntabwo nzi nimba abantu bayifata ntabwo nzi nimba abantu bayifata ko ari nziza ariko ngira impuhwe ndi umunyampuhwe urabizi ko hari abantu ugirira impuhwe bikababaza niyo mpamvu mvuze ngo ntabwo nzi nimba akandi kanyuma uba wumva abantu abenshi muziranye iyo mutari kumwe bakudescribinga gute nk'umuntu mwiza cyangwa si bo bapfa kubona ugiye gusa ngereka nkubwire nta muntu ukundwa n'abantu bose ariko ndavuga bake wizeye ntabeshye abantu benshi barankunda ntabwo ngiye nibo bifate nabi apana nyine ntabwo uri gushaka unyuma ntabwo ushaka kuvuga ko abantu muri rusange bose bankunda ariko abantu bari hafi yanjye hari n'abantu ngiye baba bankunda simvuze ngo simba mbyitaye ahubwo nanabizi ko bankunda ikintu kibereka ko bankunda bayoboye mwisobanura ikibazo cyawe uri kumva ibibazo ntume no kwisobanura mba mubwire utuvuga nandumiwe murakoze so gusa ni byiza abantu benshi bajya bahura n'ibibazo urumva byo gutekereza nabi mana yanjye kubuze control se ndagira gutunyemerera dusoze abantu benshi bajya bagira ikibazo ariko bagatekereza wenda ko nta bantu bakunda bakumva ko abantu bababeshya bakumva kandi wenda rimwe na rimwe atari nabyo
urumva ugasanga abantu rero rero depression zirabishe oya ntabwo imyumvire ari mibi niyo burya baba bakwanga yego niyo baba bakwanga wowe biguhereza imbaraga zo gukomeza nyine udatekereje nabi so ni byiza so byari byiza kuganira nawe I can't believe ko watse uru rusahani rwuzuye rwose